Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Dore ikintu ukora: hamagara kuri 078854 cyangwa 072854 cyangwa unabandikiye kuri WhatsApp kuri izi nimero zombi bakubwire uko wishyura amafaranga y'ishuri. Ukimara kwishyura bagohereza link ya Google Classroom, ahasigaye ufate amasomo yicariye iwawe cyangwa mu kazi wambaye za écouteurs. Bakwigisha buri bwoko bwose bwa za software bakoresha mu majwi n'amashusho. Bakwigisha kandi gukoresha kamera mu buryo bwose. Wanasura urubuga rwabo rwa wa eshatu ibtcfilmschool.ac.rw.